ikibazo ni ikihe? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tujye kureba inkuru y'intumwa y'Imana bita Saleh alayhi salam. Wa arada Allahu an yursila ilayhim rasula. Allah yashakaga kuboherereza intumwa. Kama arsala ila ummati Nuh wa arsala ila Adin rasul. Nkuko yohereje ku bantu ba Nuh intumwa, hanyuma noneho yohereza no ku bantu ba Adi intumwa. Inna Allah la yarda li'ibadihi al-kufra. Kubera ko Allah atajya yishimira cyangwa se atajya yishimira ku bagaragu be umuntu wamubangikanya. Inna Allah la yuhibbu al-fasad fil ard. Kuko nanone Allah ntagakunda iki? Ntagakunda ubwangizi ku isi. Wa kana fihim rajulun ismuhu Saleh. Muri abo bantu hari harimo umugabo witwa Saleh. Wulida fi baytin sharifin. Kandi yavukiye mu nzu yubashwe cyangwa se y'abanyacyubahiro. Wa nasha'a ala aqlin wa salahin. Akura ari umuntu w'umunyabwenge kandi utunganye. Wa kana waladan najiban jiddan. Akaba yari umwana mwiza cyane. Wa kana waladan rashidan jiddan. Akaba yari umwana utunganye kandi wumvira unayoboka. Yushiru ilayhi nas. Abantu bose bamureberagaho cyangwa se bakamutangiraho urugero. Wa yaqulun hadha salihun hadha salihun. Bakavuga bati uyu ni Saleh, reba uyu niwe mwana mwiza dufite witwa Saleh, uyu niwe mwana mwiza dufite muri quartier witwa Saleh. Wa kana linnasi fihi raja'un kabirun. Abantu bajyaga bamugarukaho cyane. Yaqulun, bavuga bati sayakununa lahu sha'nun. Uyu mwana azavamo umuntu ukomeye cyane. Sayakununa lahu sha'nun. Azavamo umuntu ukomeye cyane. Yara an-nasu anna Salihan yakunu min ashrafihim. Kubera ko abantu babonaga uwo mwana witwa Saleh ari umunyacyubahiro. Wa yakunu min aghniyaihim. Akaba no mu bantu bari batunze aho ngaho. Wa yarawna annahu sayakunu lahu qasrun jamil wa bustanun kabir. Bakabona azaba ari umuntu wubatse ibintu bikomeye cyangwa se azaba mu nzu nziza cyane, ndetse akaba ahantu hari ubustani bukomeye. Wa yara abuhu anna ibnahu yaksibu bi'aqlihi malan 'aziman. Noneho se yabonaga uwo mwana kubera ubwenge bwe azagira umutungo mwinshi. Wa yukhriju fi nnas. Yakhruju ala farasin wa wara'ahu al-khadamu. Babonaga ari umwana uzajya uba atunze, afite umutungo mwinshi, akajya asohoka afite ifarasi, afite n'abamuherekeje. Fayusallimu alayhi nnas. Abantu bakamusuhuza kubera ko babonaga ari cyo cyubahiro gikomeye. Wa yaquluna hadha ibnu fulanin. Papa akabona ko bazajya bavuga bati uyu ni umwana wa runaka. Hadha ibnu fulan. Uyu ni umwana wa runaka. Wa kam yakunu sururuhu idha sami'a an-nas yaquluna innahu sa'idun jiddan. Ese papa we yari kwishima bingana iki? Cyangwa se yari ameze gute? Cyangwa se ari kumera gute ibyishimo bye abantu bamuvugaho ibyiza? Inna ibnahu ghaniyun jiddan. Bavuga ati umwana we n'umukire. Walakin Allah arada ghayra dhalik. Ariko Allah yashakaga ibitandukanye n'ibyo abantu batekereza. Inna Allah arada an yusharrifahu bin nubuwwa. Ariko Allah yashakaga kumuha agaciro biturutse ku butumwa. Wa yursilahu ila qaumihi. Akamwohereza ku bantu be. Liyukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Kugira ngo abakure mu buyobe bw'umwijima abajyane mu rumuri. Wa hal fawqa dhalika sharafun. Ese hari ikindi kiruta ibyo ngibyo? Wa hal fawqa dhalika karama. Ese hari ikindi kiruta kuba uri intumwa y'Imana, kuba ubwiriza ibyiza? Ni ukuvuga ngo ubukire n'umutungo ntago biruta kuba umuntu asenga Imana. Mwabyumvishe? Tuzakomeza ubutaha. Da'watun salihin.
ivugabutumwa cyangwa se Saleh ajya kubwira abantu be iby'Imana.